Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse ukomeze kugubwa neza uri wese aho aherereye. Turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 turabura iminsi 54 ngo tugere ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se kwa 12 cyangwa se ukwezi ko kuboza mu kinyarwanda kugira ngo dusoze umwaka w'ibihumbi 2024. Nyuma y'iyo tariki rero iryavuzwe rizataha, tuzaba tuvuga andi mateka twerekeza ahazaza. Uyu mwanya rero kuri business isobanutse umwumva kuri mikoro Nititeka Manzi, tujye kuganira ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ku makuru agezweho, yaba ari kuri dashboard nari muri systeme muri Pi network. Agezweho nuko umusaruro wavuye muri Pi Fest ari mwiza, aho babonye ibihumbi 23 by'abantu biyandikishije ku hariya muri Map of Pi, ndetse n'ibihumbi 24 by'abacuruzi. Ibyo rero bakaba basaba yuko byakomeza na nyuma ya Pi Fest, mugakomeza kwiyandikisha kuri Map of Pi kugira ngo abemera kwishyurwa Pi ntuyoberwe aho tubariza. Yaba ruguri ufite ibyo acuruza yishyurwa Pi akagaragara, yaba rushaka kuzigura akamenya aho amusanga. N'umusaruro mwiza cyane rero kandi wavuye muri iki gikorwa cyo bukangurambaga cya Pi Fest, cyahereye ku itariki 29 z'ukwa 10 kugeza ku itariki 5 z'ukwezi k'Ugushyingo cyangwa se kwa 11. Akandi kagingo nanone k'amakuru ngira ngo tuganireho meza cyane, na makuru ashimishije aragaragara muri systeme za Pi network. Abaza kujyamo neza barabibona, naho twungutse companies zigera ku 9 zicuruza imodoka zemeye cyangwa se zemera kwishyurwa Pi. Iya mbere Toyota, kabiri Ford, gatatu Hyundai, kane Volkswagen, gatanu Tesla, gatandatu Peugeot cyangwa Peugeot, karindwi Chery, umunani Fiat, icyenda Tata. Uriya muherwe Tata amaze iminsi anapfuye, yarakiriho ariko amaze iminsi apfuye. Iminsi yashize ni nko mu kwezi gushize niba ntibeshya, nibwo yapfuye. Hanyuma rero ayo niyo makuru anyaruka hirya no hino kandi meza tudakwiye kurenza ingohe. Nk'umupayoniya rero ugomba kuyamenya, ukwiye kuyamenya. Arabambaza bati kutaduha updates ni izo ngizo, nandi turagenda tuyabaha. Ariko none ikingenzi cyane ngira ngo tugarukeho ari nacyo ndi busorezeho, nkuko nabasezeranije nzajya mbaha iminota mike cyane. Tugaruke kuri iki kintu. Buri muntu wese agira ubuzima anyuramo. Buri wese agira ubuzima anyuramo butari bwiza, abariko mbyita butari bwiza. Ariko si twese, ni bake. Ariko kuri abandi bagira ubuzima banyuramo bukakaye, arabanyura mu buzima bukakaye kuko bumva ko ari ngombwa kubinyuramo kuko ari nta yandi mahitamo. Ariko noneho hakagirikaho no kuba ubuzima bukakaye atari uko ari ubuzima buruhije gusa, ahubwo anakennye koko. Bene aba bantu rero turabafite benshi, cyangwa se turimo, nanjye ndimo. Twagize gutya tumenya Pi network, noneho bitewe n'ibyiza byayo turimo kugenda tubona deja bamwe batangiye kugira ikintu kimeze nk'ihungabana cyo kumva, nanjye ariko byarampungabanyije ahangaha singiye kubeshya, byo kumva yuko ibi bintu bidashoboka. Nyamara tumaze iminsi tubona iyi systeme bita Kotani u Rwanda rufatanyijemo na Uganda izafasha kuvunja ama cryptocurrencies binyuze kuri telefone nta network dukoresheje. Urugero nkaho tuzajya dukoresha akanyenyeri 384 akanyenyeri 480 akanyenyeri 483 urwego, ugakurikiza amabwiriza, ugahitamo inzira ugomba kubikoramo. Handi uzajya ugera kuri cryptocurrency runaka ukavuga uti ndashaka kuyivunja mu manyarwanda, mu magande, mu madolari, ukabinyuza kuri telefone yawe cyangwa se ukohereza kuri konte ya banki. Ibi bintu umuntu arabyumva kumva n'inzozi. None umuntu yabifata yabihuza n'ubuzima yanyuzemo, n'ubu ngubu rimwe na rimwe agihura nabwo,
akavuga ati ndabarahiye ibi ntago bizaba. Ibi ni kimwe mu bimenyetso by'ihungabana. Ubu se kambabaza, niba abantu batangiye guhungabanywa no kubona ko ibyo batakekaga bigiye kuba, umunsi babibonye munumva hazacura iki? Ndasaba pioneers kwitonda, mube maso, mwimenyereze. Reka mbereke, mutangire mutembere nk'abari muri Kigali, mutembere muri Chic, mutembere muri Kigali City Tower, mutembere muri Kigali City Market, mutembere muri izo nyubako zose, muri Tedemir, muhatembere, mwitegereze ibintu, murebe ibindi, nimurangiza mujye muvuga ngo nzagira ibirenze ibi. Ubanze umenyereze ubwonko bwawe kumva ko ibyo ngibyo uzabona ibi birenze. Ariko nutangira kumva yuko bishoboka ko amafaranga wayabona, ukavuga ngo ugatangira gutitira, rose niba utitira utarayabona, umaze kubona yuko uzayabona, umunsi wayabonye ubwo bizagenda bite? Ni ibitaro. Reka mbabwire igitekerezo cy'umuntu umwe, ni inkuru yanditswe mu gitabo ntibuka. Umugabo yagiye kwa muganga, bamubwira ko agiye gupfa, asigaje amezi 3, bamubwira n'itariki. Abaho noneho igihe ya tariki yegereje, yabyibutse, yari yarabyibagiwe, noneho abyibuka uwo munsi. Abyibutse uwo munsi, intumo y'icyuyi iramurenga, ariruka no kwa muganga ajya kwivuza. Kumbe yarwaye ubwoba bw'uko yibutse yuko bamubwiye ko kuri ya tariki azapfa. Pressure yaragiye iramurenga, reka mbyite ngo tension, igipimo kirarenga, wa muntu birangira koko apfuye. Hari abantu benshi batazicwa n'ibyo bariye cyangwa banyoye, batazicwa n'imiti cyangwa ibinini babahaye, bazicwa na pressure yo kutiyumvisha ibyo barimo kubona ko ari byo. Nyamara ni impamo, nimutegereze. Nkuko nababwiraga, kotani igiye kutworohereza. Nibigiye kutworohereza ibyo utakeka ukabibona, urumva uzitwara ute? Ko ndeba utangiye kutitiye, ubona yuko bizashoboka bite byawe. Ufite ikihe kibazo? Mureke ihungabana, hungabana, murireke. Aho umunsi umwe umuntu yarasabirizaga. Utiyasabirizaga ati, iwabo bari abantu bakize, noneho baza gupfa, asigara ari imfubyi, ariko bakaba bamusigiye hari ikibuye aho ngaho iwabo, atarazi byari byo. Noneho cya kibuye aragishyigura, arakijyana gishyira ku irembo ry'iwabo ho hari hagihari, akajya ryicaraho agasabiriza, agashyiraho agafuka ibyo yicariraho, akagitwikira akakicaraho, agahora asabiriza, akanagisigaho. Kera kabaye umunsi umwe haza kuza umuntu wamenye ryabuye, araryitegereza, areba uwo muntu usabiriza, arabireba, abona uyu muntu ntabwo azi ibyo ari byo. Arangije aramubaza, se urashaka amafaranga angahe? Undi aramubwira ati, mbonye icyo kwirira. Undi ati, se nagufasha iki kindi? Aramubwira bya gutyo bifashije. Nyine urumva nawe umuntu wahoze akize, ariko noneho akaza gukena. Hari abakinnye batarakize, hari n'abakinnye barakizeho, hari noneho n'abakize barakennye, aho baza agaciro kabo. Uyu we rero yasaga nkaho yakuriye mu mudabagiro. Hari n'abakinnye barakize ku buryo nta n'ikintu bari bazi, ibyabo biba bibi cyane. Wa mugabo kumbe yari zahabu ayicayeho. Wa wundi amuha amafaranga ati, warimpaye nkaryitwarira, mushakira agatebe akajya yicaraho, ibuye araritwara rya zahabu. Umugabo rero yamenye zahabu, nibwo yabonye isa na cya kibuye yicaragaho, amenya ko ari zahabu. Biramubabaza cyane, ariko nyine yibutse ibitereko yasheshe, amazi yarinze inkombe. Hari abantu benshi rero dufite bazabona ibintu, bumve ko bakize iki, batagaguze, bapfe nabi, bagire bate, bazaba bameze nk'abari barimo gutanga zahabu batayizi. Hari n'abantu ubu ngubu biteguye kuzabona amafaranga, bana bakishitura abantu bakagenda, bazakwicira iyo ngiyo. Ubu ni igihe cyo kwitoza kuzaba hamwe, tugakomeza tugakurikiranira amakuru hafi. Nk'uyu munsi ibi mbabwira birimo birasohora, maze kwakira abantu bagera kuri 3 bambwira yuko payi zabo zirimo kwibwa cyangwa se batazi ukuntu zigenda. Ejo hari wampamagaye, niba atari ejo bundi, ambwira yuko payi ze yagize gutya, bari bamwaritse itariki zigomba kuberaho migrated,
to mainnet. Iyo tariki ho kugira ngo zijyeho, ahubwo zahise zijya kuri konti y'undi muntu atazi ukuntu bigenze. Undi we byarabaye konti Pi 224, abandi magana, uwo nguwo uheruka we yambwira ko bamutwaye niba ari 700 nkuko. Ese ibi si ukurangara kuri zahabu? Uti gute umuntu aricara ntashake kumenya barinda bate, babibika bate, babikora bate, bica hehe, ariko bamara kubitwara akaba ari cyamenye cyonyine zanagiye, bizakurushya. Hari igihe bazazitwara uhebe. Ubu ngubu turababwira ngo nimuze tubafashe, tubakurikiranire, nimuze tujye gushinga agashuri k'amahugurwa yo kubahugurira gukoresha ikoranabuhanga cyane cyane rya blockchain technology, kugira ngo cyane cyane ubwo tuzibanda kuryo tufite buri wese amenye kubyikorera, bareke kukwihererana. Uri tayari kuryitabira? Turaje mu gihe gito cyane, turimo turabitegura kandi tugiye kubikora. Rero ndagira ngo buri wese arinde imari ye. Abantu turi kumwe ku rubuga rwitwa Abaherwe, ni urugamije kurinda abantu bose nafashije, abantu bose ndimo gufasha, kugira ngo tubungabunge tunamenye ni gute ibi bikoreshwa, ni gute ibi babirinda, ni hehe babibika, ni hehe binyura. Ejo cyangwa ejo bundi gese nshobora kuba ntagihari, kandi singe Kamara undi azaza nawe abikwigishe, ariko mbere yuko ngenda, mbere yuko ndabikwigisha, wowe ukora iki kugira ngo ubyige? Ibyo kutabimenya, kutabikora, kutabishishikarira, kutabigiramo ubushake, ndabigereranya nko kwicara ku kibuye cya zahabu utazi icyo ari cyo. Hari uzamenya agaciro kabyo, azabikwandurire, abigutware wajya kubyibyariza umusaruro. Rero si ibyo mbifuriza kandi si ibyo mbacyuriye, ahubwo ni inama tuba tugirirana, ariko tugirazanya n'amakuru. Abantu nimwirinde pressure ibigiye kuba ni bitangaza, kandi mwihangane muzabyakira uko biri, ni byiza si bibi. Abakristo nabo bafite isomo rivuga ngo yewe umwana w'umuntu we, ngiki Uwiteka ngo Imana ikugambireho si ikibi, ahubwo ni cyiza. Ntaba ndarivuze nabi wenda, ariko ngo icyo Uwiteka kugambireho ni cyiza, ntabwo ari ikibi. Kuki wowe rero wakwicara ntiwitekerezeho ibyiza? Kuki utitekerezaho ibyiza? Kuki utigenera ibyiza? Kuki utabona ibyiza ngo wumve ko ari wowe bigenewe, ngo wumve ko nawe byakubera, ariko ugashyiraho ko no kubiharanira? Tewe bose babira n'uwaririmbye ngo ntawe bitabera, ntawe bitakwira, nuko bitinda kuza. Iminsi 54 isigaye, nyuma y'iyo minsi nibwo tuzumva ijwi rivuga ngo umunsi wa open mainnet n'uyu nguyu. Kuri uwo munsi rero nabwo tuzumva ijwi rivuga ngo igiciro cya Pi ni iki ngiki. Niyo Pi yazivunje $1, niyo yazivunje 1000, ntacyo bintwaye. Icyangombwa nuko nzayabona. Wowe uzaba ufite zingahe? Mwibuke kumayininga, mwibuke kuzuza ibyangombwa, mwibuke gukurikira amakuru, mwirengera megabyte nicyo zimaze. Nyamara muzikoresha muryongora mu bintu bidafite agaciro. Reka tuzikoreshe dukurikira inyigisho, impanuro, amahugurwa, icyadufasha kikatwungura ubwenge, kugira ngo byose bifatanyirize hamwe kutuzanira ibyiza. Mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke, kandi dukomeze gufashanya uko bishoboka kose. Murakoze cyane.